Igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Arangije icyo gikombe agera ku kindi gihereranye nacyo cyitwa igikombe cy'igicucu cy'urupfu. Kandi Mukristo nacyo yari akwiriye kukinyuramo kuko inzira ijya mu rurembo rwo mu ijuru yagicagamo hagati. Icyo gikombe cyari igiswa rwose. Umuhanuzi Yeremiya yakivuze atya ati: "Ni ubutayu, igihugu cy'umutarwe n'imyobo, igihugu cyumye kirimo igicucu cy'urupfu, kitagira ugituyemo kandi kitanyurwamo n'umuntu wese utari umukristo." Muri icyo gikombe Mukristo abonamo ibishaka kumubuza birusha intambara yarwanije Apoloni kumubabaza, nk'uko ngiye kubatekerereza. Ndota yuko Mukristo ageze ku rugabano rw'igicucu cy'urupfu, ahura n'abantu babiri bo mu rubyaro rw'abatasi babaze inkuru mbi ya cya gihugu cyiza, bakimirana bihuta. Mukristo arababaza ati: "Murajya he?" Abo bagabo bati: turagarutse. Nawe niba ukunda amahoro cyangwa ubugingo bwawe wagaruka." Mukristo ati: "Mubaye iki?" Abo bagabo bati: "Tubaye iki? Twajyaga iyugiyo tugeze aho twahangaye kugenda, twashigajeho hato tukarengaho umuntu yabonye ukagaruka. Iyo twicuma imbere ho hato y'aho twagarukiye ntituba twabayeho ngo tuze tubikubwire." Mukristo ati: "Mwasanze iki?" Abo bagabo bati: "Twendaga kugera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, twahiriwe kuko twarungurutseyo tukabona akaga kariyo tutaragerayo." Mukristo ati: "Ariko mwabonye iki?" Abo bagabo bati: "Ni ishyano. Twabonye igikombe kiri mu mwijima w'icuraburindi, tubonamo n'abadayimoni n'imyuka mibi n'ibiyoka byo muri rwa rwobo, twumva gutaka no kuboroga kw'abantu bababazwa umubabaro utavugwa, bicayemo baboheshejwe umubabaro n'ibyuma. Kandi no hejuru y'icyo gikombe hari ibicu bivurungana yihebesha umuntu, n'urupfu rugitwikiriye amababa iteka. Igikombe cyose cyari giteye ubwoba bwinshi gicuza icyuna." Mukristo ati: "Ntimurambwira ibimbuza kwibwira yuko ariyo nzira ijya aho nshaka kujya." Abo bagabo bati: "Ibi yawe wenyine, twe ntidushaka ko ibi yacu." Baragenda. Mukristo akomeza inzira agifite inkota mu ntoki, kuko ahari yagira ikimutera mu nzira. Ndota yuko iburyo bw'inzira hari uruhavu rufite umuhato muremure cyane, rurangije icyo gikombe cyose. Urwo ruhavu ni rwo impumyi zirandase izindi zijya zigwa mu iteka ryose zikarimbuka. Kandi ibumoso hari isayo mbi cyane, uguyemo naho yaba ari umunyangeso nziza nabona hashinga ibirenge. Iyo sayo niyo umwami Dawidi yaguyemo kera, iba yaramuhotoye iyaba ibishobora itamusayuye. Iyo nzira ica hagati y'ibyo byago byombi yari ifunganye cyane, nicyo cyatumye Mukristo aboneramo ibimurushya. Muri uwo mwijima, iyo yashakaga kutagwa mu ruhavu mu ruhande rumwe, yabaga bugufi bwo kugwa mu isayo mu rundi ruhande, kandi yashaka kutagwa mu isayo yirindaga cyane kugwa mu ruhavu, nuko agenda yomboka atyo. Numva asuhuza umutima cyane, kuko ako kaga mvuze atari ko konyine, ariko kandi umwijima wahishaga inzira. Nicyo cyatumye iyo yashinguraga ikirenge atamenyaga aho agiye kugishinga cyangwa icyo agiye gukandagira. Hagati y'icyo gikombe mbona umunwa w'igehinomu nawe uri bugufi bw'inzira. Mukristo aribwira ati: "Noneho ndagira nte?" Kandi kenshi umuriro n'umwotsi byinshi cyane byavanagamo n'ibishashi n'urusaku rubi ruteye ubwoba, ibyo Mukristo atakwirengeresha inkota nk'uko yarirengeje kuri Apoloni. Nicyo cyatumye asubiza inkota mu rwubati, yenda intwaro yindi yitwa uburyo bwose bwo gusenga. Numva ataka ati: "Uwiteka, ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye." Amara umwanya munini agenda atyo, wa muriro ugurumana ushaka kumugeraho, kandi yumvaga amajwi ateye ubwoba n'ibimugenda iruhande bigenda biguruka. Nicyo cyatumye ubundi yibwira yuko bigiye kumushishimura cyangwa kumukandagira. Arahagarara ashidikanya icyo ari bukore. Ubundi yibwiraga gusubira inyuma, maze agakeka yuko ahari acagashije icyo gikombe. Nyuma yibuka yuko yakize akaga kenshi, yigira inama yuko gusubira inyuma kwamuzanira akaga
kuruta ako kujya imbere. Nicyo cyatumaga agambirira kujya imbere, maze ba badayimoni bakomeza kumwegera. Bagiye kumugeraho avuga ijwi rirenga ati, ndagendana imbaraga z'Uwiteka Imana. Maze basubira inyuma ntibamugeraho. Hariho kimwe nari busige nabonye, yuko icyo gihe Mukristo yari ahagaritse umutima cyane, bimubuza kumenya ijwi ry'ubwe. Nanjye namenye umubabaro we ntya. Ageze bugufi bw'umunwa wa rwa rwobo rwaka umuriro, umwe mu badayimoni aromboka, amwegera inyuma, amwongora ibitutsi byinshi bibi cyane bituka Imana. Mukristo yibwira ko bivuye mu mutima w'ubwe. Ibyo bibabaza Mukristo cyane birusha ibyamubayeho byose bindi, kuko yibwiye ko atutsi yakunda cyane. Iyaba yarabashije kwirukana ibyo bitutsi, aba yarabyirukanye uwo mwanya, ariko ntiyagira ubwenge bwo kwipfuka mu matwi cyangwa ubwo kumenya aho bivuye. Amara umwanya agendana agahinda atyo, yibwira ko yumva ijwi ry'umuntu umuri imbere ati, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Yishimishwa n'izi mpamvu. Nuko bimumenyesheje yuko muri icyo gikombe harimo bagenzi be bubaha Imana nka we, atari we wenyine ukirimo. Yishimishwa nuko amenye ko abe bari kumwe n'Imana nubwo bari muri uwo mwijima n'umubabaro mwinshi. Nuko aribaza ati, mbese nanjye hari ikimbuza kubana nayo nubwo ibirushya by'ahantu bimbuza kubimenya? Anezezwa nuko yiringiye kubona abo kujyana nawe yabasha kubageraho. Akomeza kugenda ahamagara uw'imbere, maze uwo ashidikanya ikimuhamagaye, kuko nawe yibwiraga yuko ari wenyine ntiyamwitaba. Maze buracya. Mukristo aravuga ati, yahinduye igicucu cy'urupfu kuba igitondo. Nuko areba inyuma, si uko ashaka gusubirayo, ahubwo ni ukugira ngo arebe ku mugaragaro akaga kenshi yanyuzemo mu mwijima. Abona neza rwa ruhavu ruri ku ruhande rumwe na ya sayo iri ku rundi. Areba nuko inzira ifunganye ica hagati y'ibyo. Abona na ba badayimoni na ya myuka mibi na bya biyoka byo mu rwobo rw'igehinomu, ariko byose byari bimuri kure. Ntibyamuba bugufi ijoro rikeye, ariko byaramugaragariye nk'uko byanditswe ngo, Uwiteka agaragaza ibitamenyekana byo mu mwijima, kandi igicucu cy'urupfu agishyira mu mucyo. Mukristo abonye ibyo byago byose byo mu nzira yaciyemo n'uburyo yabikize, arumirwa. Amaze kubyitegereza neza uko amanywa abigaragaje, amenya ko byari byo gutinywa koko. Muri ako kanya izuba rirarasa. Nabyo bibera Mukristo imbabazi z'Imana, kuko igice gisigaye cy'igikombe cy'igicucu cy'urupfu cyarushije icya mbere kuba amakaga cyane. Uhereye aho yari ageze ukageza aho giherera inzira yari irimo ibisambi n'ibigoyi n'iyindi mitego y'amoko menshi. Ahandi yari irimo inzobo n'amashya n'imirerajuru miremire, ahandi yari ibogamye. Nuko iyaba harabaye ijoro nk'uko ryari riragitangira kunyura muri icyo gikombe, naho yagize ubugingo nk'ubw'abantu 1000, atari kubw'Imana buba bwararimbukiyemo rwose. Ariko nk'uko mvuze, icyo gihe izuba ryari rirashe. Mukristo aravuga ati, itabaza ry'Uwiteka rimurikira ku mutwe, nkagendera mu mwijima nyobowe n'umucyo wawe. Kuri ayo manywa agera ku iherezo ry'icyo gikombe. Nuko ndota yuko aho igikombe kigarukiye hari amaraso n'amagufwa n'intumbi z'abantu bavunaguwe n'ivu ry'abatwitswe. Nibo bagenzi banyuze muri iyo nzira kera. Agitangara nshidikanya impamvu y'ibyo. Mbona imbere yanjye ho hato ubuvumo bwababwagamo kera n'ibihanda 2 byitwa nzika y'idini na nzika y'abisi. Ubutware no gutwaza igitugu byabo nibyo byicishije nabi ba nyirayo maraso n'ayo magufwa na ryavu byaraho. Ariko Mukristo ahanyuze ntiyagira icyaba. Birantangaza. Ariko ubwa nyuma numvise yuko nzika y'abisi hari hashize imyaka myinshi apfuye, kandi nzika y'idini nubwo yari akiriho, ubusaza n'intambara nyinshi bamurwanije mu busore bwe nibyo byamukunyaguye. Nicyo cyatumye asigara yicaye ku munwa w'ubuvumo bwe, ashinyikira amenyo abagenzi banyuragaho, ashavuzwa nuko atabashije kubashyikira.
nuko mbona Mukristo akomeza urugendo, maze abonye uwo musaza wicaye ku munwa w'ubuvumo ashidikanya ibyo ari byo. Cyane cyane atangazwa nuko uwo yavuganye nawe nubwo atabashije kumukurikira ati, nimuzatunganywa abandi bo muri mwe mutaratwikwa. Mukristo aramwihorera, ntiyagaragaza ubwoba, anyuraho ntiyagira icyaba, maze araririmba ati, mbega igitangaza ko nakize ibyago by'aha hantu n'ibibiriyo. Nshimira Umukiza kuko yantabaye, nshimira ukuboko kwe kwanshoreye. Nyiri mu gikombe kibi cy'igicucu, nagoswe n'ibyago bitarondoreka, ibya babadayimoni n'ibya gehinomu n'ibyo gushukwa n'iby'umwijima, nibuka ibisambi n'imitego myinshi n'ibigoyi nabyo byose bingenewe, byangwataga inzira byenda kumfata, nkagwa mu bushya nkabuheramo. Jyewe ubwanjye ntabwo najyaga kwikiza, ndi umupfapfa mubi, sinzi ibikwiriye. Yesu umwami wanjye byose arabinyiza, nkuriye ubwatsi uwo murengezi. Nzika y'isi ni igihanda kirenganya abantu, kibahora gukunda Imana kwabo n'ingeso zabo nziza. Kera cyicaga abakristo nabi nko mu bihe by'Abaroma. Bunyan yatekereje yuko ibyo byashize, ariko twe tuzi ko atari ko biri. Icyo gihanda ntigeruka kutwicira abakijwe muri Kenya se? Icyakora ubupagani nyabupagani bw'iki gihe si ubwo kuraguza no guterekera, ahubwo ni ugukunda iby'iyi si ukabirutisha Imana. Ubwo ntibwica kuri ubu, ariko ahari niryo herezo. Nzika y'idini ni igihanda kirenganya abantu mu izina ry'Imana, kirengera imihango y'idini ipfuye, kibahora gukizwa by'ukuri. Kera kose itorero rigaragara ryarabarenganyaga rityo, ubundi ribatwika, ubundi ribavunagurisha ibyuma. Ariko mu bihe bya Bunyan ibyo byari byaracogoye, nicyo cyatumye agira ngo icyo gihanda cyakonyaguritse. Ariko rero tuzi ko kikiri kizima.